Ndagusuhuje mukunzi wacu ari nakora naguha ikaze. Iyi ni KN Radio ishakira urukumbi ry'amakuru yizewe mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Amarira n'agahinda niyo arimo kurangwa abari bafite sitasiyo za risasi zigiye gusenywa mu mujyi wa Kigali. Ba nyiri izi sitasiyo bibatera urujijo, mbese icyo cyemezo cyaba cyafashwe nande? Kuri ubu aba ba nyiri sitasiyo batangaje iki nyuma yo kwakira inkuru ibamenyesha ko aho bakuraga umugati bagiye kuhasenya? Ibi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye nibyo bikubiye mu makuru twaguteguriye uyu munsi. Icyakora icyo tugusaba ni uko wadutera inkunga uyu munsi maze ukaramusa amakuru yacu. Urabona ijambo subscribe cyangwa sabone utukandaho n'akazugira kaza nako ntugasige nako tugakandaho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru meza ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Reka twitse gato ubundi tuze tubabwira byinshi kuri ayo makuru amaze gutangazwa nyuma y'uko hatangajwe ko abari bafite sitasiyo mu mujyi wa Kigali zimwe na zimwe zigiye gusenywa. Reka nongere mbahe ikaze bakunzi ba KN Radio aho tubagezaho amakuru aba arimo aragenda avugirwa mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Mu gihe hamaze iminsi inkubiri yo gufunga insengero zitujuje ibisabwa, kuri ubu amarira n'agahinda yatashye ku bari bafite sitasiyo mu mujyi wa Kigali, aho abafite sitasiyo zitujuje ibisabwa nazo zigiye gufungwa. Kuri ubu mu minsi ya vuba sitasiyo za risasi zimwe zo mu mujyi wa Kigali zigomba gusenywa kuko aho zubatswe hatujuje ibisabwa, ndetse mu gihe kiri imbere amabwiriza mashya agenga imyubakire ya sitasiyo ya risasi azavugururwa kugira ngo hacibwe akajagari kari muri iri shoramari. Ubu kubaka sitasiyo ya risasi ni rimwe mu ishoramari abantu bafite amafaranga bari kuyoboka ku bwinshi. Impamvu ni uko baba bizeye inyungu kubera uburyo harimo amafaranga ashejeta. Byonyine ufite sitasiyo ya lisansi yayikodesheje n'ikigo runaka aba ashobora kubona ibihumbi 10 by'amadolari ku kwezi bitewe n'aho iherereye. Ayo ni amafaranga meza umuntu abona adahangayitse, ni kimwe n'ufite ikibanza kiri ahantu hemewe hashobora kujyamo sitasiyo ya lisansi. Icyo aba asabwa ni ugushaka ibyangombwa byo kuyihashyira, yamara kubibona hari sosiyete zicuruza ibikomoka kuri peteroli ziba zitegereje cyangwa zirekereje kumuha amafaranga akacyubaka, zikayikodesha bagasigarana babarana ikinyuranyo. Ni imari ishyushye muri make birumvikana, kubera uburyo ari ibintu birimo amafaranga ajejeta bituma n'abantu babijyamo mu buryo budafututse nabo biyongera umunsi ku wundi. Magingo aya hakomeje kukazwa ingamba zijyanye n'imyubakire ya sitasiyo za risasi, cyane cyane hirya no hino zabaye nk'aya maduka ya fanta n'amata bikonje. Hashize iminsi inzego zishinzwe ibijyanye n'uru rwego ziri mu bugenzuzi zireba ko iziri mu gihugu zose zubatswe mu buryo bunyuranyije n'igihe, zinagenzura n'icyakorwa kugira ngo iyubakwa rice mu mucyo umeze neza. Ubugenzuzi bwakoze mu minsi ishize bwerekanye ko mu mujyi wa Kigali hari sitasiyo za risasi 19 zigomba gusenywa kuko zitujuje ibisabwa. Aha twavuga nko kuba zibangamiye ibidukikije, zubatse mu bishanga, zihererekanye n'amasoko y'amazi n'ibindi. Ku ikubitiro 9 muri izo zahawe igihe ntarengwa cyo kubaka zasenywe na bene wabo. Kuba zasenywe na bene zo icyo gihe ni iminsi 60 uhereye ku itariki ya 4 Nzeri 2024. Izo sitasiyo zemejwe nyuma y'inama yahuje inzego zitandukanye n'abashoramari mu bijyanye no gucuruza ibikomoka kuri peteroli. Izigomba gusenywa ni sitasiyo ziri mu bice byo mu bishanga biherereye mu mujyi wa Kigali ahagiye gutunganywa. Ibyo bishanga bigiye gutunganywa ni 5 biri ku
ubuso bwa hegitari 408 birimo icya Gikondo, icya Rwampara, icya Rugenge rw'Intare, icya Kibumba n'igishanga cya Nyabugogo. Buri gishanga kikazajya kigira umwihariko wacyo bijyanye n'aho giherereye. Bigiye gukorwa neza mu mushinga watewe inkunga na Banki y'Isi uzatwara miliyoni 80 z'amadolari, ku buryo bizaba bimeze nk'uko icya Nyandungu kimeze. Sitasiyo ziri muri ibyo bishanga zigomba gusenywa, harimo 3 za engine, imwe iri kuri Powder Road n'izindi 2 ziri ku Giti cy'inyoni, harimo 2 za SP zirimo imwe iri Rwandex n'indi iri mu Rugunga. Harimo kandi imwe ya Rubis iri ku Giti cy'inyoni yitwa Max, iri ahazwi nka Powder Road ahahoze Car Wash Lake Petroleum, iri ku muhanda ugana Rusororo n'iyahoze yitwa Hashi iri ku Kinamba ugana ku Gisozi. Benshi mu bashoramari barebwa no gukuraho izi sitasiyo nta ngingimira bafite kuri iki cyemezo, cyane ko aho zibarizwa hari hashize igihe ibindi bikorwa bisanzwe by'abaturage byari bihari byarasenywe. Bivuze ko nabo bari bazi ko umunsi uwo ari wo wose ibyabo nabo bizasenywa. Izi 9 nizo mu cyiciro cya mbere, mu gihe izisigaye zitujuje ibisabwa nazo zizasenywa mu gihe cya vuba. Amabwiriza agenga imyubakire ya sitasiyo yo muri 2017 yateganyaga ko izitujuje ibisabwa zigomba kuvugururwa bitarenze imyaka 2, mu gihe izidashobora kuzuza ibisabwa zagombaga gusenywa bitarenze imyaka 5. Amabwiriza mashya yo muri 2023 aha ba nyiri sitasiyo zitujuje ibisabwa imyaka 2 yo kuvugurura, mu gihe zidashobora kuvugururwa zigomba gusenywa bitarenze imyaka 2. Iyo myaka 2 izarangirana n'umwaka wa 2025. Bivuze ko muri 19 zagenzuwe, usibye 9 zahawe iminsi 30, izindi 10 zigomba kuba zasenywe icyo gihe kuko aho ziri hadakwiriye. Ibyo byatewe no kuba inyinshi zarubatswe kera, ku buryo uyu munsi amabwiriza mashya yasanze ziriho ariko ahantu ziri hadakwiriye ko zigomba kuba zihari. Mu Rwanda ubu habarizwa sitasiyo za lisasi 337, muri zo iziri mu mujyi wa Kigali ni 129. Inyinshi uzigenzuye wasanga zubatse mu buryo butajyanye n'igihe, aho zihererekanye n'ahantu ho gutura cyangwa se ziri ahandi hantu zateza ibyago abaturage cyangwa zibangamiye ibidukikije. Ni naha natwe dusoreje amakuru yacu uyu munsi. Icyakora icyo tugusaba nuko wadutera inkunga uyu munsi, maze ukara munsi y'amakuru yacu urabona ijambo subscribe cyangwa se abone, utukandaho n'akazugira kaza nako ntugasige nako tugakandaho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uwa mbere mu kubona amakuru meza ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Sibyo gusa kandi ugomba no kujya atangirwa ibitekerezo, ukaduha igitekerezo cyawe, haba ari igishima ibyo dukora ndetse n'ikitugira inama ibyo twazahinduramo mu makuru yacu tugenda tubagezaho hano kuri KN Radio. Mukomeze mugire ibihe byiza kandi Imana yo mu ijuru ijye ikomeza ibane namwe umunsi ku wundi.